ya erega ndagukunda mwana wanjye. Nta numwe muri urugo natekerezaga ubwo nari mu Bufaransa usibye wowe. Urakoze ni ukuri, utumye nibagirwa ko nta mama nta na papa mfite. Uri byose kuri njye. Anyway, magafunguze ko icyumba mbanze nkore douche. Ndaje, right? Nakomeje kwitegereza gift nyinshi papa yari yanzaniye azikuye mu Bufaransa. Mpinduka nk'umusazi. Imyenda, inkweto, smartwatch, amaherena, oh my god. Uwo munsi wose ninjye wagombaga guteka kubera ko mama ntago yari buzi. Yari yagiye kureba mama we ariwe nakita nyirakuru. Yari amaze igihe kinini arwaye. Mbaye nahugiye mu surprise n'amakesi ya papa. Nibagirwa kubabwira aho Huguor yari ari. Huguor yagezeho asoza primary. Aratsinda ajya mu wa mbere ajya muri boarding. Bivuze ko uwo mugoroba yari ngiye na daddy. Twagombaga kugumana mu rugo uwa babiri gusa. Nimunira amawe ibyo ndi kubabwira. Numva mu by'ukuri mfite ihungabana. Uwo munsi hari kuwa gatanu. Nabanje gukora homework ya science nari mfite. Twari kuzayitanga ku wa mbere. Ariko ngiye naramenyereye kuyikora hakiri kare weekend nkiruhukira. Gukora waka kuwa gatanu bita kuyikora ku cyumweru. Narabanje ndateka nyuma nangira gukora waka. Mbere yuko hamagara daddy ngaze ku meza kurya ubugaye n'inyama. Ibiryo yakundaga cyane. Mbega topic ngo reproduction. Ngo nigitekereza kuri reproduction nka topic nshyashya tugiye gutangira kwiga. Teacher wacu yaramenyereye kuduha ibibazo bibaza kuri topic nshya tutariga kugira ngo amenye icyo tuyiziho. Byaramwoheraga kutwigisha. Apo sundi kurwana n'iki ko daddy yaje kandi ko ntacyo yanyima. Reka mutegereze nabyuka ndamubaza ibyo ari byo. Mbega ukuntu ari igicucu. Sinari nzi ibyo ndi kwikururira. Papa wanjye yasohotse mu cyumba afite icupa. Ndebye neza mbona ni whisky. Nsimbukira mu bicu. Nubwo byari byaranduriye ariko byari byarampaye vibe. Hari hashize umwaka urenga ntayisomaho. Mu mutima ni ngiye gusubira mu isi y'abantu bakuru. Wow. Nyuma yo gusangira ubugaye na daddy yazanye turahure tubiri. Asuka kiwe nanjye sukiramo gakeya. Dutangira kunywaho buhoro buhoro. Anambaza utuntu twinshi dutandukanye. Nanjye ndajajwa niva inyuma. Wagira ngo nari ndi kuganira na nene. Umwana twari duturanye tukiri aho twabaga kera mu matarapfa. Aho nahise ngira n'amahirwe yo kumubaza ku bya waka nari mfite. Topic reproduction ubundi ivuga kugira umwana wamaze gukura agatangira kugira impinduka nyinshi mu buzima bwe. Akenshi bitangira ku myaka 12 kuzamura. Impinduka ziba ku muhungu ziba zitandukanye n'iziba ku mukobwa. Icyo benda guhuriraho ni uko umuhungu ashobora gutera inda umukobwa akayitwara iyo bakoze unprotected. Yambwiye byinshi bifitanye isano n'ibyo mama yambwiye ku munsi wa anniversaire yanjye imyaka 12. Mbese topic yose nari nyizi. Hari hasigaye kuzahindura mu cyongereza nkazayishyira ku wa mbere. Uko waka yakomezaga kuryoha niko no kunywa ku kirahure byambanye ubuki. Ari nako mbaza daddy utubazo tw'amatsiko tw'iburayi. Mukobwa wanjye mwe wicare ku bibero nkuko wabikoraga kera. Nogiye kubwira ikintu cy'ingenzi kuri reproduction. Menya daddy ahari gatangiye kumugeramo. Ikigori girinda sinigeze ntekereza kabiri. Ngo wongewe nicaye ku bibero by'uwo nitaga papa. Turi kwenjoyinga ibyishimo bya nimugoroba. Ari nako whisky nayo ikora akazi kayo. Nababeshye iryo joro ryarandyoye mu buryo mutakumva. Numvaga nakiririnda wa wundi musanzwe muzi. Umupapa yakomeje kumatamo amasomo. Kubikora si bibi. Ikibi ni gukora ibyagukurira ibibazo nko gutwita n'ibindi byinshi. Teacher azayibasobanuriraho neza. Ako rero ni ikitoneka kuri topic ya reproduction. Nari nzi ubwenge mu ishuri. Icyo daddy yambwiraga cyose nahitaga nyifata. Nahise mfata umwanzuro wo kuba umuntu mukuru ariko nkinda gutwita cyangwa kuzana ibindi bibazo. Igicucu rinda. Ngiryo isomo nahawe ryahinduye ubuzima bwanjye. Bukayoborwa na Sekibi cyangwa se umwite Rusuferi nkuko mu rusengero bajyaga bamwita kera nkijyayo. Hamwe na whisky ndetse na papa wanjye nawe utoroshye nize amabi menshi muri uwo mugoroba.
numva inyoni ziravuze. Mu buriri bwanjye ndaryamye, umutwe wuzuyemo ingoma neza neza nazazindi zo kuri anniversaire yanjye. Mu buriri naho amaraso arahari, birongera biranshobera. Umubiri wanjye nawo uri kumbabaza ahantu hose, gusa ntacyo bimbwiye kuko numvaga uko biri kose ariko abantu bakuru babaho, ndetse numvaga naninjoyinze bya bindi bya teacher w'icyongereza yita guhavinga fun. Nta kintu kimwe n'ufite cyo kwicuza, igicucu Linda. Nyibaza byinshi, morning kiss ngo ba waramutse mukobwa mwiza. Daddy yari yinjiye mu cyumba, Menya hari urugi rwari rudakinze. Mbabarira Daddy, sinigeze menya yuko kunywa ku nzoga biri bungurira ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo byagiye kuri anniversaire yanjye y'imyaka 12. Ntutinye, ubu kuri njyewe uri umuntu mukuru. Byaba byiza ugiye unyita Dia cyangwa se ukanyita nako na Dia nako ni sawa. Hanyuma ayo maraso ntago ari ikosa ryawe cyangwa wiswe, ahubwo ni ibyishimo by'abakuru. Nguko abantu bakuru nkanjye nawe babaho, nguko nabaye icyo ntazi. Ansaba kutazagira umuntu mbibwira, ndetse na mama wahoraga nyifuriza ibyiza no kuzaba umuntu ukomeye. Gusa nari umuntu mukuru, ntacyo byari bimbwiye, kandi Daddy nta kibi yari kunkorera, naramwizeraga cyane. Nyimara kubwirwa ko ntagomba kugira umuntu umwe mbibwira, nagize amakenga. Kucyambujije kubwira abantu ibyishimo nagize mu gihe ndi mukuru. Gusa sinabyitayeho, kandi nari maze kuba umuntu mukuru nk'abandi bose. Muri icyo gitondo nabwo byarabaye, noneho ndabyibona n'amaso yanjye. Nipfutse mu maso paka, nyuma nikozeho mbona ndi muzima. Mpita numva ko burya koko namaze kuba mukuru. Ndi igicucu pe. Abana b'imfubyi kubera gukurira ahantu batisanzuye bakunda guhura n'ibibazo bisa gutyo, bo bakagira ngo ni urukundo rwahe rwo kajya. Igisobanuro cy'icyaha ni uko gitera ipfunwe n'ikimwaro, kabone nubwo nta muntu uzi ko byabayeho. Mama arinjiye umunsi ukurikiyeho, ariko kumureba mu maso biri kungora. Gusa nk'umuntu mukuru yabyitaho, ntiyari kubura kumenya ko nakimeze nk'uko nsanzwe kubera ibyabaye. Gusa ntiyigeze abikeka, kubera nawe inkuru mbi yari imugezeho ubwo yari mu nzira agaruka, ko mama we amaze kwitahira, abura ubusubirayo n'ubukomeza. Mbese ibyago byarahuriranye kuri mama, no gutakaza ubusugi bw'umukobwa we yakundaga cyane, abwambuwe n'uwe yitase. Nako ni Daddy, oya nako ni my dear. No, kubura umubyeyi wamukundaga. Twarashyinguye, ubuzima burakomeza. Teacher barantunguye mu ishuri turi kwiga siyanse. Iyo ugeze muri iki gihe mwabana mwe, ndababujije. Ntabwo muba mugomba kuryamana n'abantu kugeza igihe amategeko abyemeye ku myaka 21. Muracyari impinja. Ku mutima numva Teacher aranutse. Ni gute ndi umwana kandi papa ahora ambwira ko namaze kuba umuntu mukuru, kandi nshobora no gukora byose nk'abantu bakuru. Teacher nahise murakarira, numva sinakongera kumva ibyo atubwira. Gusa yari afite ukuri, nakumenye nshaje. Ubuzima bwarakomeje. Mu rugo tayari abagore ni 2. Gusa nkigengesera kuko nashaka kubabaza mama. Ngiki kibi ku bana b'abantu. Iyo ugerageje ikosa rimwe gusa biraguye guhita urihagarika, ugera ukabihindura akamenyero. Muzabaza abana bagerageje kunywa itabi uko byabagendekeye. Bahera ku ntore bagasoreza ku rumogi. Nguwo Linda, umugore wa papa, unazi byinshi kurusha umugore w'isezerano ku myaka ye 13. Umuntu ku muryango ari gukomanga, njye gufungura nirukanga. Ni Huguor. Aje mu biruhuko, avuye muri internet. Mbe ukuntu yakuze, mbe ukuntu ari kuvuga urubaze. Nahise mvumbura ko burya isomo rya reproduction ku mpinduka ziba muri adolescence naryumvishe neza. Linda, mbe ukuntu wabaye mwiza, warakuze wala. Nawe wabaye urugabo mani, uziko nkugera ku rutugu. Mu seminari turarya boski. Anyway, nsuhuza se. Uretse ndagusuhuza, banzuze nkwereke. Wow. Dusigaye dufite piano hano ho musemana. 4. Daddy ayikwirobe. Egerayo nkwereke icyo seminari zirusha ibindi bigo. Igor yicaye kuri piano,
ntungurwa no kumva yicuranga neza. All of Me ya John Legend Wallahi igora yicuranga kurusha n'uwayiririmbye. Nguko nabonye umwarimu ntirutse, gusa no kwigisha icyanzi umugore wa se igicucu renda ndi icyo ntazi. Reka tubane muri episode ya 5. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa.